ubundi mwese tukabahatiye mukaganiriza abanyarwanda urumva umwe akajya yivuga agatereka ngo ndenge ni nyiribiki nagahita azaguha ati kanawe ngewe nce kino gisone ni cyiza nge ndaza kuba nagikatira kuko ejo bundi cyarambabaje kimbabaje rero narakubabaje siki konje tuganire nge nawe niki nge kimbaba nge mbaba ubushize warambabaje none suranshaka iki reka nawe gura twumvikane reka wambabariye ariko nge singushaka genda kuri wa wundi urumva ni twinshi hano hahita hashya ubwo ntago ariho buri kantu yaba arakwekakana ngo reka nawe yakoze ngo ni umwe mu bantu basenya ingo z'abandi yego ngo kubera uburyo filime ze ziba ziryoshyemo hari umugabo ngo akaza ngo akabaza yiteguye ngo wenda umugore we ararya agasanga umugore ntarateka yatekereza ko umugore ari buze kugira ikindi kintu runaka wenda iki n'iki kopo nabwo agasanga wapi ni ikibazo umuntu ari kureba filime za yakuza rero agira abagore inama batazasenya ingo kubera filime zawe. Kongere tubahe ikaze nubundi ni kuri ya YouTube channel yanyu byose media ndetse ibaba studio tukaba tuhabaye. Wakoze cyane umusaza nubwo mbona wasamye ureba hano dufite umusore mwiza cyane se warubizi yes nta makuru wari ufite ariko dufite umusore mwiza cyane bamwita arivuga twicyo dukoze gusa mani reka umbwire rero impamvu ari bwivuge mani uyu munige rivuga gahita uvuga ubundi ngiye ukuntu muzi naryaga ndeba filime ze nigaga ahantu bita Irangira Cyangugu muri segonderi uyu muniga twarebaga filime ze urumva none uburyo yatangiraga avuga wahita kuvuga ati ndapfuye noneho gahita uvuga ati iyi filime ndaje nyirebe. Tumuhaye ikaze rero kuri Byose Media TV ikaze murakoze cyane kuma ikaze kuri Byose Media TV ndishimye cyane amazina yanjye ni yayandi kuko ngira amazina menshi cyane y'udushoka y'udukiye vuga akazina kamwe abantu baba bakuziho mbere yo kubibwira kamwe gusa nayavuge yose nayavuge ni yakuzazo mazi magari mwenye sauti ukanda kana gakanda kari ukagira ngo ari ku ndege ukundi goreje ukundi have nawe Yakuza turakwakiriye kuri screen za Byose ndishimye cyane abakunzi bawe aho bahereye hose nabo turabakiriye tubahaye ikaze na majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba hose ndakubita mbamba tutanashidikanya yuko mani byensiri tutanashidikanya ko uyu mutipa ari umwe mu busobanuzi bafite abafana babakurikirana ku rwego ruri hejuru ku buryo mani nge sinzi n'abantu bahera bavuga ngo bari abatipe n'abambere sinzi ahantu babikure kuko uyu mutipe ubwe ibikorwa bye birivugira sibyo we ntago ari kubibona nadutemo Yakuza mu bubiko bwawe ni iki muri iyi minsi ufite abanyarwanda ni iki uhugiyemo ububiko bwanjye burimo ibintu byinshi ububiko bwanjye nabanje kurekuraho season yitwa Kulfi yafasha gati irimo kozungu nshobora kugenda nkamara nk'imyaka 2 nahari muri industry ariko nagaruka ugasanga bagarukana n'ikintu gifatika umuzigo uremereye umwita Yakuza muri make nawe urumva icyo kintu imyaka 2 igashira ariko umuniga yagaruka nubundi agatwika hagashya ako ngereka bibabwira numvaga nka perfect niyo yaterine bakaza aho ngaho ibintu byo kujya kunjeze ibintu byo kwicaza Yakuza ari imbere akabazwa n'undi muntu wari inyuma hano wagiye mu bizuru bya kamera abantu bago ngewe noneho uri kumva mukicarana yego ubundi mwese tukabahatiye mukaganiriza abanyarwanda urumva umwe akajya yivuga agatereka ngo ndenge ni nyiribiki nagahita azaguha ati kanawe reka nkubwire buri hari izina ryiza rimeze neza cyane Yakuza ni papa w'abapapa uriya mutipe yego ewana ugundi gurareba ugundi ni ukuvuga ngo ewana
uyu mutipe niyo mpamvu twishimiye kumwakira muri zino studio za byose media kabisa. Kandi ikindi Yakuza, muri iyi minsi izina ryawe ni izina riri ku rwego ruri hejuru, ni izina rirenze hahandi. Ngewe uyu munsi ntago ndi bukubaze nk'umusobanuzi, nicariye hano inyuma kubera ko nzi neza ko hari byinshi cyane tuba tugenda tuziranyeho, by'umwihariko n'abasobanuzi. Kameramani rwose kuganira gutya nta ribi, nta kibazo. Yakuza, byacagamo se ubuzima buri kumukurikiza? Bimeze bon, ibintu urebye ni mawuzu bamwe. Umuntu witwa Perfect yambwiye ngo Yakuza akiza amazina murayatahana. Nguko karakureba niyo usa nk'isungura ahita bikubwira ko ikintu bita guhimba amazina Yakuza, kuko arega na Yanga yarabivugaga, naranga yarabivugaga ko Yakuza mu kintu bita guhimba abana amazina. We mubwira ati ahubwo iryange riri best in peace kuri Yanga, kuri papa wagasobanuye, Imana imuhe uruhuko ridashira. Yakuza, hari ikintu waba urigize uhuriraho na Yanga mu gihe cyawe? Yanga ndi umusobanuzi, ariko mu buzima bwo hanze Yanga twari inshuti cyane. Yari inshuti nimubwira ko mu basobanuzi bari bahari icyo gihe, Yanga nari inshuti ye cyane ikomeye. Nibwo yazaga akavuga muri filimi, ariko twajyaga ku ruhande njye nawe tukiganirira tukaryosha show njye nawe. Ariko Yanga nimubwira yari inshuti yanjye gusa, nanjye ndabuze umuntu. Kuriya kuntu yagusererezaga wabifata gute? Bya ni ibintu bisanzwe. Abantu hari ukuntu bagiye bakubona filime twe turatwika tugize gute, kandi ntabwo akunda kumuvugaho, uko njye nagukurikiranaga cyane. Nagukurikiranaga cyane, ntabwo akunda kumuvugaho. Ariko yagera bakabatireba iki n'iki, ni jambo yakunda kuvuga muri filime ukareka gusetsa. Yanga yagiraga jambo menshi, kuko yari umuntu nawe w'udukoryo. Yari umuntu w'udukoryo Yanga cyane. Aka kanya nawe uzigira umurenza mu dukoryo twe, kuko yarahangaga. Buri kanya yazanaga akantu. Buryo umusobanuzi, uzareba umusobanuzi yaba arimo arasobanura filime, ntago aba yateguye ibyo agomba kuvuga, amagambo araza inspiration bigenda. Kwa ko n'abantu bavuga ngo baba babipanze ibyo bagiye kuvuga, ntago ari amakuru twebwe tuba turimo. No, umunyamakuru n'ubu upanga amakuru hari ahantu arimo arayasoma, ako twebwe ibyacu ni mu bwonko. Ni mu bwonko. Niyo mpamvu ngubwira umusobanuzi ararenze mu rwego rwo hejuru, ko ibintu byose naha mu mutwe. Nk'abanyarwanda ni ukumva filimi agashyiramo manjunju, agashyiramo manjunju, agashyiramo manjunju ziwe, abantu tukamukunda tukamukurikirana gatanu ku kandi. Ijambo ugeze kubwivuga mugasobanuye rikagusetsa, cyangwa bati nangire ijambo risohoka, abantu baraza kuvuga bati kabaye aho nakubwiye manga utuntu twinshi. Ariko hari ijambo nakundaga gukoresha nanjye rikansetsa, hamwe nk'umukobwa yahuye n'umuhungu, noneho umuhungu asa nkaho arimo aramusatira, hari nkahita mvuga ati kirashaka kunyaka impupuku, kirashaka impupuku. Iyo jambo narivugaga numvaga kubanje najya ku ruhande rikansetsa, na filimi nasanga nk'umuntu arimo arayumva inkovuga njye kime ku mpupuka niko. Yaku, ubundi hari abantu batarasobanukirwa neza abantu. Uri kumva? Ndashaka kuvuga, urabona kwa kuri uri gusona filime byajwe ubuvugamo, kuri ushobora kubwira abantu bagahita bavuga ati uyu ni wowe. Reka nkoresha agasene k'umukobwa na rutipe. Ngewe kino gisone ni cyiza, nge ndaza kuba nagikatira, kuko ejo bundi cyarambabaje, kimbabaje rero narakubabaje siki konje tuganire nge nawe niki, nge kimbaba ubushize warambabaje, none se uranshaka iki? Reka nawe ngura twumvikane, reka wambabariye, ariko nge singushaka, genda kuri wa wundi. Urumva ni twinshi hano hahita hashya. Ubwo ntago ariho buri kantu yaba arakweka akantu ngo reka nawe. Buri kantu rero
izo ni title zanjye terime zawe terime zanjye ziriya zose kuki bya bintu batabikora copyright ngo umuntu azayakoresha imvuga zanyu mu mwiba bishyuye ni nacyo kintu buriya kijya kibabaza Yes. buriya nk'umuntu kwiyitirira nuza serenge y'undi muntu Yes. ugasanga wenda serenge yakoze ugasanga buri kantu arayikoresheje noneho abantu bahise banavuga ko iyo serenge ari iya buri kantu ariko mpamya neza ko abantu benshi cyane wabaza bakubwira ko ari akantu bita ngo reka nawe kwari akayakuze iyo serenge nawe arabizi n'abantu arayikoresha ariko bavuga ifite nyirayo ahubwo natuze naragarutse mbihindi birangira buri kantu natuze ndamuha utuntu twinshi website iri gutwika mawuzuzu buri kimwe cyose ndamuha utuntu twinshi website iri no gutwika mani akaga filime muri minsi kagezweho ku buryo umuntu tujye kukareba ubu filime igezweho ni Chandragupta season y'ibwami iryoshye cyane ebana irimo byose irimo love irimo agahinda irimo action byose birimo urumva ndi muri action ndahagenda mu rukundo ndahari mu gahinda ndahari bese ibintu ni mwa reka nawe ikiganiro cyane reka nawe yakuza twishimiye kukwakira kuri screen zacu pe nanjye nayishimiye cyane iyi yose yari introduction yes iyi ni into twari turimo noneho buriya niyo mpamvu nkubwira ngo legend aba ari legend ubundi Yakuza niwe muntu iyo ahantu njya nkunda kugukurikirana kuri MI Empire ahantu henshi cyane njya nkunda kukubona iyo urimo urakora ibiganiro ku buryo kitawe ubwe yigeze kumbwira ati ejo bundi rwose twari dufite ikiganiro hari umukozi w'Imana twari turimo dukora nayo ndimo na managinga muri iyi minsi yitwa Daniel Twizere yego tugeze yaratubwira ati mu bantu njya nkoresha ibiganiro nkavuga ni wa mugani harya ngo ni yewe ati Yakuza ati ukimubona gutyo uhita ubona content yigendera yes Yakuza oui muri iyi minsi twagarutse n'akahe kantu kari kugukorera kari trend akantu nakakubwiye kitwa Chandragupta abantu bajye kuyireba mva bayishake website iriho mu ba DJ iriho aho bayishaka hose amafaranga ari kuboneka se mu gasobanuye ko ibintu mbona byateye imbere amafaranga rero mu gasobanuye yaragabanyutse ibintu bisa nkaho byagize bitameze neza ariko ntago kiburiramo kuri wa musobanuzi w'umwansiye w'umuregent uba ufite ibindi biraka ku ruhande bikwinjiriza ariko byaragabanyutse mbere ifaranga ryaramenekaga ubona biri guterwa n'icyo ugereranyije na mbere cyangwa itandukana riri urebye ikintu navuga kuri bino bintu by'agasobanuye mbere habagaho amakaseti hakabaho DVD urumva ibyo bintu nibyo bintu bitagendaga mu bantu kuko umuntu yatwaraga kaseti aravuga ya filimi nayireba irarangira agarure ya kaseti aje gukodesha afata indi ariko noneho haje flash umuntu aragenda ku mudije agacomeka akamushiraho filimi akishyura asa ngahe hari abishyurira 200 hari utwara 100 hari utwara 300 ukareba ibintu wa musobanuzi ya filimi yakoze imuvunnye ukibaza umuntu w'umuturanyi cyangwa se w'umuturage ayitwara amafaranga 300 ibyo kira ntago byabagaho kandi kera mwari n'abasobanuzi bake mwarayoraga twari turi bake kandi bake beza mwikorera utuntu twanyu tukirwa tutureba cyane rwose nge ndabyibuka natangiye gucana televiziyo saa 12 za mu gitondo ureba filime ari igihe twarebyaga ibihinde gusa so wumva se warebye filime bita Kasamsi niyo utarayireba mu Kasamsi ni yanjye yasobanuye ibihinde byinshi cyane byinshi filime za Sharukani nyinshi filime Nshuti Bahu abayirebye Nshuti Bahu ifite ibice 100 yirukanye abagore mu nzu zabo ariko mwana uzi ako kantu hari abantu bavuga yuko ngo burya ngo Yakuza ngo numwe mu bantu ngo bajye ako kantu reka tukavugeho ngo Yakuza ngo numwe mu bantu basenya ingo z'abandi yego ngo kubera uburyo filime ze ziba ziryoshyemo hari umugabo ngo akaza ngo akabaza yiteguye ngo wenda umugore we ararya agasanga umugore ntarateka yatekereza ko umugore ari buze kugira ikindi kintu runaka wenda iki n'iki kopo nabwo agasanga wapi ni ikibazo umuntu ari kureba filime za Yakuza rero
yakoze agira abagore inama batazasenya ngo kubera filime zawe. Urakoze cyane kumbwira ibyo bintu. Njyewe iyo ngiye gutangira season ihita mbabwira ati iyi season ngiye gutangira harashya, iraba nziza, amasambu murayateza, udafite isambu ari buteze aza n'umugore turamugwatira. Kuye yes kuko filimi zanjye nge mba natangiye mba nakubise mbangura. Rero mugenzi wanjye yaganiye kuri filimi yitwa Chotibahu. Iyo filimi ahubwo ntago yasenya, ahubwo yubatse ingo. Impamvu nkubwira ko yubatse ingo ni gute? Hari abagore bari barigize ibishegabo, baragendaga umugore ugasanga avuye mu rugo rwe mu gitondo yagiye, umugabo ari mubone mu masaha nimugoroba agarutse nimugoroba. Ariko ahantu hazi iyo filimi umukazana muto Chotibahu, abagore bahise baguma mu ngo. Hari n'abagabo banshimye uravuga ngo narazisenye. Hari n'aba mayinka inka barayimaye. Mama inka biriseri umugabo arambye ati enda ndaguhera kimasa cyawe ngicyo wakoze akazi kose. Urumva mu gihe abandi bantu basigaye barira bavuga bati ni ibiki ibintu ni ibibazo, yakuza we inka yarayitahanye. Aje bundi nahoze numva ikiganiro ari umutipe arimo kugikora bita Roki mugenzi wawe avuga ngo gasobanuye wapi nta kintu ntacyo. Ariko Roki cyane yavugaga kuri bano bantu bakoresha ama website. Yego. Akavuga ati twakoraga filime kera ugasanga turimo turacuruza nkuko bivuze ku ma CD, umuntu akavuga ati ngewe CD yangira ahangaha baraza kuma amafaranga. Sibyo? None ubu ngubu naga ariko bikimeze. Kubera yuko ahubwo filime nyinshi cyane ubusanga muzikora ni muzicuruza ubwo zigacuruzwa n'abandi. Ibyo bintu nakubwiye rero ibyo bintu kera siko byari bimeze. Ubu noneho urasanga ya filimi ugiye gushira kuri website hari uwayishize iwe kuri website, ugasanga none se wowe nyiri kuyikora nta nyungu bigufite. Niyo mpamvu reba babasobanuzi nka ba Roki nka ba Junior ntago ibintu byo gusobanura bakibirimo cyane, kuko nta mafaranga kirimo. Ariko haramutse haje umukire akajya hari akavuga ati naje noneho gushora mu gasobanuye, ndakubwije ukuri hashya Roki wamubona, Junior wamubona, Sankara wamubona, natwe twese watubona. Abantu twaba hano ni imizigo ifatika. None se yakuza si mu gihe amakoperative ntago igihari yabasobanuye twebwe, ahubwo habaho koperative y'aba DJ hari. Koperative y'aba DJ irahari ariko yabasobanuzi yari ihari ariko ntago igihari. Kuki se abantu bakoresha ibihangano by'abandi batabahana? Nuko nta mategeko haraba arengera abanyine igihangano. Amategeko nayo urumva, amategeko nayo, ariko bariya abantu bayobora nk'ayo makoperative hari nk'ino ziyobora United Street Promoter iyobora bano ba DJ ni Laka United ntibifite imikoranire na Laka se ko Laka ariyo ishinzwe umuhanzi ahantu hose ava akagera. Ibyo nimba ari kata zabo ntago turabimenya. Icyitwa itegeko IP law yanyu ntago muyizi. Yes, ntago turabimenya, ariko haramutse hajemo ibintu bikajya mu buryo wa musobanuzi ya filime yamwinjiriza na wa muntu kwicuruza yamwinjiriza, kuko bazitanga sinzi ibyo bintu bari kubikoraho.